uyu mugabo yaramaze imyaka ari kimenya bose kubera uburebure bwe budasanzwe. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mbi ivuga ko yitabye Imana. Uyu mugabo benshi bamenye nka Auche kubera uburebure bwe yitabye Imana afite imyaka 33 y'amavuko. Ubundi amazina nyakuri yitwa Sulemana Abdul Samed, ariko kandi muri Ghana abenshi bamwita Auche. Auche ni ijambo riri mu rurimi rw'Igihausa, bikaba bisobanuye reka tugende. Yavukiye mu mudugudu wa Gambaga, ni mu majyaruguru ya Ghana. Uyu mudugudu waje kumenyekana ku isi yose kubera umuntu umwe. Mu mwaka wa 2023 nibwo nyakwigendera yapimwe n'itangazamakuru rya BBC. Icyo gihe basanze afite uburebure bwa metero 2 na santimetero 23, ariko kandi nyuma y'icyo gihe abaganga bakomeje kuvuga ko yakomeje gukura, ndetse kandi abaganga bemeje ko uburebure bwe bwakomeje gukura uko imyaka yitambuka. Aho yageraga hose abantu bahitaga bahagarara bakamureba, bakamwitegereza, abandi bagafotora bamubaza ibibazo, abandi nabo bamukurikira. Byasaga nk'aho ari nk'umukino w'igitangaza kuri bo kubona umuntu muremure nka Auche, metero 2 na santimetero 23. Auche yari umuntu w'igitangaza. Gusa ariko kandi nyuma y'ubu burebure bwe hari ubuzima bwari bwuzuyemo ububabare bwa Auche. Mu myaka ye ya nyuma kugenda byari byaramubereye ikibazo. Aha nta kindi uretse abantu n'urukundo bamweretse. Umubiri we wari waramaze kumucika, waramaze kumubera umwanzi. Nyuma y'imyaka myinshi yarabuze ubushobozi bwo kwivuza, umucuruzi ukomeye witwa Ibrahim Mahama yafashe icyemezo cyo kumufasha. Abaturage bongera kugira icyizere ko inzozi za Auche zishobora kuba zigiye kuzaba impamo. Ariko kandi kuri Auche we suko byari bimeze, kuko ibyo abakunzi be, abamukundaga, abaganiraga nawe bishimira uburebure bwe, batangira kugira icyizere cyo kongera kugarura ubuzima bwa Auche. Nyuma y'ibyo bihe abaganga baje gutangaza ko ubuzima bwa Auche buri kurushaho kumera neza umunsi ku wundi. Gusa ariko kandi aha ibintu byahinduye isura, bigaragara mu buryo abantu batari babyiteze. Inkuru y'urupfu rwe yasize agace ka Gabanga mu gahinda gakomeye. Umudugudu wari waramenyekanye kubera we wongera guhurira mu marira bazirikana Auche. Ariko se ubundi Auche ni muntu ki mbere yo kuba umuntu muremure kurusha abandi mu gihugu cya Ghana? Niki cyatumye ubuzima bwe buhinduka mu buryo butunguranye? Ese ni indwara yamukuye ku nzozi ze ikaza no kumuviramo urupfu? Iyi ni inkuru y'umugabo wahindutse ikimenyetso cy'icyizere, ariko nanone akarangwa n'urugamba rutigeze rurangira. Reka twerekeze mu majyaruguru ya Ghana mu mudugudu witwa Gambaga. Niho Suleiman Abdul Samed yavukiye. Ni agace karangwa n'ubuzima bworoheje, ubuhinzi n'ubworozi. Abaturage benshi aha bari batunzwe n'imirimo ya buri munsi. Mu ntangiriro z'imyaka y'igihumbi 1990 aha niho havukiye umwana witwaga Suleiman Abdul Samed. Nta muntu n'umwe wari uzi ko uwo mwana azamenyekana muri Ghana yose, igihugu cyose kikamumenya, ndetse no ku isi muri rusange. Abamuzi bavuga ko ubwana bwa Suleiman bwari busanzwe nk'ubw'abandi bana. Mu gukura kwe ngo nani ikimenyetso cyagaragaza ko ubuzima bwe bwari kuzahinduka mu buryo budasanzwe. Nta muntu n'umwe wari warigeze atekereza ko hari ikidasanzwe kizaba kuri we. Kimwe n'abasore benshi bo muri Gambaga, Suleiman yari afite inzozi. Yifuzaga kuzaba umushoferi, yakundaga imodoka cyane, ngo yizeraga ko umunsi umwe azajya atwara amakamyo manini anyura mu gihugu hose. Mu rwego rwo gushaka ubuzima bwiza, Suleiman yavuye iwabo ya Accra, ni mu murwa mukuru aho mu gihugu cya Ghana, aho yabonye akazi mu ibagiro ry'inyama. Icyo gihe yarakiri umusore kandi afite imbaraga, ndetse kandi anatekereza ejo hazaza he. Ariko kandi afite imyaka 22 gusa y'amavuko nibwo mu buzima bwe hatangiye kuza impinduka zidasanzwe.
Auche mu magambo yavuze mu kiganiro ajyanye na BBC yagize ati nabonye ururimi rwanjye rutangiye kubyimba ku buryo ntari nshobora guhumeka neza. Auche nta kindi yakoze nyuma yo kubona ibyo bimenyetso, yihutiye kujya kwa muganga. Nyuma y'ibizamini bitandukanye abaganga bamusanganye ikibazo gikomeye, gigantism. Iyi ni indwara ituma umubiri ukora mu buryo bukabije kubera ko umubiri ukora umusemburo wa growth hormone urenze urugero. Akenshi iterwa n'ikibyimba kiba kiri ku gice cy'ubwonko cyitwa pituitary gland. Mu mezi make abantu batangiye kubona impinduka. Imyenda ye ntiyari kimukwira, kubona inkweto zo kwambara nabyo, kubona aho kwicara naho byari byatangiye kuba ikibazo, cyane ko intebe kuri we hari ubwo zabaga ntoya, inzugi zikaba ngufi. Uko yakoraga nako ubuzima bwarushaho kumugora. Inzozi ze zo kuba umushoferi ziza guhagarara. Ubuzima bwe ntibwari bugikurikiza ibyo yari yarateguye, ahubwo bwari butangiye kugengwa n'indwara. Nyuma y'igihe nibwo byaje kumenyekana ko yari afite indwara y'uruhererekane rw'imiryango izwi nka Marfan syndrome. Ni indwara yibasira uturemangingo dufasha guhuza imyanya y'umubiri ituzwi nka connective tissues. Ishobora gutuma umuntu agira amaboko n'amaguru maremare cyane, ibibazo by'umutima, amaso ndetse n'amagufa. Uko ubuzima bwarushagaho kumugora, byabaye ngombwa ko ava muri Ankara asubira iwabo Gabanga, aho umuryango we watangiye kumwitaho umunsi ku wundi. Nubwo ubuzima bwe bwari bugoye, hari ikintu kimwe kitigeze gihinduka muri ubwo buzima: kumwenyura. Abamuzi neza bavuga ko yakiranaga abantu bose ineza. Nigeze abangira ko bafata amafoto bari kumwe nawe mu gihe cyose babyifuzaga. Umuvandimwe we Abdul Kudus yavuze ko Auche yahaye Gabanga umwirondoro mushya. Uwo ari we wese yamubazaga haturuka, uturuka he, nawe akabasubiza ati ni muri Gabanga. Ibi byatumaga benshi bahita bamenya ko muri Gabanga ariho hakomotse umugabo muremure wa mbere muri Ghana. Uko ibihe byagiye bitambuka niko Gabanga yarushagaho kuba icyamamare, ariko kandi hari ikibazo kimwe cyakomeje kumukurikira mu buzima bwe. Kugira ngo abone ubuvuzi bw'ibanze byasabaga amafaranga menshi, kandi ayo mafaranga akagenda buri mwaka. Uko iminsi yatambukaga ni nako ubuzima bwa Auche bwarushagaho kuzamba cyane. Kuba icyamamare ntibisobanuye ko umuntu aba afite ubuzima bworoshye ku bantu benshi. Auche ari umugabo muremure useka kandi wakundaga abantu, ariko kandi iyo yasubiraga iwe yabaga ahanganye n'ubundi ubuzima butari bumenyerewe n'abamubonaga hanze. Buri gitondo yabyukaga yumva ububabare. Kugenda byari byaramubereye urugamba, guhagarara igihe kirekire nabyo byari ikibazo, ndetse kandi no gusinzira hari igihe byamusabaga guhindura uko aryama kugira ngo abashe guhumeka neza. Gusa ariko kandi ikibazo gikomeye ni iki: si indwara yonyine, hari n'ikiguzi cyo kuyivuza. Mu gihe Auche yari amaze gusuzumwa, byagaragaye ko ubuvuzi bwe bwasabaga amafaranga menshi kurusha ubushobozi bw'umuryango we. Ubwishingizi bw'ubuzima bwa Ghana ntibwashoboraga kwishyura ubuvuzi bwose yari akeneye. Ibi rero byatumye hari igihe yabonaga ubuvuzi bw'ibanze, ariko kandi mu bindi bihe nabwo ntabone ubufasha bwo kuba yakwivuza. Gusa ariko kandi muri icyo gihe Auche yari afite ibisebe bikomeye ku maguru, nk'uko umuvandimwe we twavuzeho muri iyi nkuru Abdul Kudus yabisobanuye. Ngibyo bisebe ntabwo byatewe na Marfan syndrome ubwayo, ahubwo ngo byashobora kuba ingaruka z'imiterere y'umubiri we ndetse n'ibibazo yari amaranye igihe. Buri munsi abaturage bibwiraga ko Auche agiye gukira. Umuryango we wari umaze kongera kumwenyura. Inshuti ze nazo zitegereje ko asubira mu rugo. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 27 Nyakanga 2026 mu bitaro bya kaminuza ya Tamale, Auche nibwo yitabye Imana afite imyaka 33 y'amavuko. Nyuma y'urupfu rwe, Abdul Kudus umuvandimwe we yavuze ko abantu benshi bababajwe n'urupfu rwa Auche. Inkuru y'urupfu rwe yakwirakwiye muri Ghana hose, ari nako kandi abantu benshi berekezaga mu rugo kwa Auche
muri Gabanga bagiye gufasha umuryango we. Benshi bari baragize igwa nawe nabo bashatse kwigirayo kugira ngo bamenye uko byagenze. Abandi bari bamuzi babinyujije mu bitangazamakuru. Abdul Kudus umuvandimwe we yavuze amagambo akora benshi ku mutima, aho yagize ati aho yajyaga hose yavugaga ko aturuka muri Gabanga, abantu bose bahitaga bamenya uwo mudugudu. Yari yarawuhaye isura. Urupfu rwa Awuche so gutakaza isura kuri Gabanga gusa, ahubwo Gabanga yo yatakaje kimwe mu biranga amateka yayo. Mu gihe benshi bari bakomeje gutekereza ko azashyingurwa iwabo muri Gabanga, umuryango wafashe icyemezo cyo kumushyingura mu mujyi wa Tamale. Impamvu bari bafite impungenge ko Gabanga itari kwakira umubare munini w'abantu ngo bifuza kuza kumuha icyubahiro cya nyuma. Mu masaha make nyuma y'itangazwa ry'urupfu rwe, inkuru ya Awuche yakwirakwiye muri Ghana no hanze yayo. Ibinyamakuru, amaradiyo, amateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga byose byavuga ku mugabo wari warahindutse ikimenyetso cy'ubuzima budasanzwe. Uwo nta wundi ni Awuche. Abenshi bamwibuka kubera uburebure bwe. Inkuru ya Awuche ntabwo ari inkuru y'umuntu umwe gusa, ni inkuru y'abantu benshi babana n'indwara zidasanzwe ariko kandi batabasha kubona ubuvuzi ku gihe. Hari abadwara imyaka myinshi batabizi, hari abamenya indwara zabo ariko kandi ntibabone ubushobozi bwo kwivuza. Iyo uburwayi butavuwe kare bushobora guhindura ubuzima bw'umuntu burundu. Abaganga bavuga ko indwara zimwe na zimwe ziramutse zibonetse kare zashobora kuvurwa cyangwa zikaba zakurikiranwa hakiri kare. Ibyo bishobora kugabanya kandi ingaruka zikomeye ku buzima bw'umurwayi. Ku bantu bafite ibimenyetso byo gukura mu buryo budasanzwe cyangwa bakaba bafite amateka y'indwara zo mu muryango, gusuzumwa hakiri kare bishobora gutanga amahirwe yo kubaho neza kurushaho. Nyakwigendera Awuche yasize umurage urenze uburebure bwe. Yasize ubutumwa bwo kwihangana, bwo kwemera ubuzima uko buza ndetse no gukomeza kubaho ufite icyizere nubwo ejo utazi uko buzajya. Yize gukina umupira nk'abandi, yaruse kuba umushoferi, arakora, ararwara, arababara, ariko kandi ntigeze areka kumwenyura. Uburebure bwe bwatumye abantu bamumenya, ariko kandi umutima we nukomeje gutuma bamwibuka. Tariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka 2026, isi yasezeye ku mugabo wari muremure kurusha abandi muri Ghana, ariko amateka ye azakomeza kuvugwa nk'ubuhamya bw'umuntu ushobora kuba icyitegererezo, atari kubera uko asa, ahubwo kubera uburyo yitwaye mu rugendo rw'ubuzima bwe. Dutegura ikiganiro twifashishije ibinyamakuru birimo BBC News, Daily Graphic ndetse na Pulse Ghana n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byagiye bikusanya amakuru kuri Suleiman Abdul Samed. Nshuti bakunzi mudukurikiye, murifuza ko ubutaha twazaganira kuri iyi ngingo, mubyandike muri comment, hanyuma kandi ntibagirwe gukora subscribe. Amahoro.